ibintu byose dukora bigamije kuzamura ireme ry'uburezi. Yego. Iyo rero tubonye hari ahantu tudakora neza, turashakisha tukavuga niki cyakorwa kindi kugira ngo aho hantu tuhakosore. Nababwiye ibyo twabonye muri assessment ya LARS. Babwira iki kibazo cyo kumva abana biga ariko bagasoma ntibumve ibyo basomye. Ikibazo cy'imibare, ikibazo cya sciences. Uko dukora neza ariko urebye uko twakoraga mbere, ariko ntabwo turagera ku rugero tugomba kugeraho. Mwibuke Vision 2050 nyakubahwa Perezida yadushyiriyeho, irasaba yuko iterambere rishingira kuri knowledge, ku bumenyi. Ibi ntabwo dushobora kubigeraho tudafite population iri educated, idafite ubumenyi. Ni ngombwa rero ko dushyira imbaraga nyinshi mu burezi. Nibyo dusaba kandi nibyo dukeneye gukora. Iyo rero turebye tugasanga hari ibintu bidakoze neza, tugomba guhaguruka nyine tukabihindura tukabikora neza. Uburebye abarimu dufite muri primaire. Abarimu dufite muri primaire ni abarimu barangije TTC, the Teacher Training Colleges. Bafite yandi bita ngo A2 cyangwa A2. Yego. Ni ukuvuga ngo ni kuri level ya secondary education. Bigaga imyaka 3 ubwo no guhera mu wa 4 mu wa 6. Wa 4 wa 5 wa 6. Imyaka 3. Bafite impamyabushobozi yo muri secondaire. Yego. Urebye rero ukareba ibindi bihugu, ari ibihugu duturanye, ari ibindi bihugu ku isi yose, usanga nabo barahereye nkaho ngaho ariko bakagenda bazamura. Natwe rero tugomba kuzamura, tugaha imbaraga, tugaha mu bumenyi abarimu bacu kuko nibo badufasha kwigisha abanyeshuri. Rero turebye ibyo dukeneye tukareba Vision 2050, ntabwo dushobora kuyigeraho turi kuri iyo level y'abarimu. Ni ngombwa rero ko duhindura iyo policy, tugashaka abarimu bagenewe kugira ngo batugeze ku rugero twifuza. Muri policy rero tuzazamura icyiciro cy'abarimu bigisha muri primaire kugira ngo mu gihe over the long haul aba barimu bazabe bafite impamyabushobozi igera kuri ya kaminuza, ari iriya bita bachelor cyangwa se licence Licence. France. Ariko ibyo tuzabikora mu byiciro bibiri. Yego. Icyiciro cya mbere tuzahera kuri abafite A2 tubajyane kuri A1. Ni ukuvuga ngo tukure kuri diplome ya secondary tujyane kuri diplome ya university. Imyaka 2. Imyaka 2 iyo bita A1. A1, yeah. So icyo rero ni phase 1 cyangwa se icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ndende kizava kuri A1 kigiye kuri A0 cyangwa se the bachelor degree. Ibi tuzabikora mu myaka 10. Imyaka 5 ya mbere tuzava kuri A2 tujye kuri A1. Indi myaka 5 ikurikiyeho tuve kuri A1 tujye kuri A0. Umuntu yakwibaza ati se kuki mutabikorera rimwe? Yego. Ubikoreye rimwe twabura abarimu. Kuko ni ukuvuga ngo iyo myaka yose ntabwo twaba dufite abarimu basohoka. Ariko ibi ngibi bizatuma tukomeza kubona abarimu uko tugenda duprogressinga muri objective.